Fratri Eri Fabrice Ishimwe. Karame. Fratri Ashire Hakizimana Kwihangana. Karame. Fratri Valence Ndayisaba. Karame. Frere Ildefonse Aburora. Karame. Mubyeyi nyakubahwa, Kiliziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha abavandimwe bacu umurimo w'ubudiyakoni. Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristo hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'umukiza wacu Yezu Kristo, dutoreye aba bavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni. Dushimiye Imana. Nanone umurezi mu seminari agiye guhamagara abategure guhabwa ubupadiri nabo bitabe basange umwepiskopi, maze mu izina rya Kiliziya ntagatifu umurezi asabe ko yabaha ubupadiri. Umwepiskopi nabyemera. Nanone turagaragaza ibyishimo mu mashyi n'impundu tugira tuti dushimiye Imana. Abateguriwe guhabwa ubupadiri nibaze. Diakoni Aimable azabaho. Karame. Diakoni Juvence Nishimwe. Karame. Diakoni Florier Usenga Yezu. Karame. Diakoni Honoré Niyonzima. Karame. Diakoni Thomas Nyarwaya. Karame. Diakoni Emmanuel Numviyumukiza. Karame. Diakoni Olivier Hakizimana. Karame. Diakoni Eri Hakizimana. Karame. Diakoni Pascal Mugambira. Karame. Diakoni Blaise Ngayaboshya. Karame. Diakoni Eric Twagiramungu. Karame.
mubyeyi nyakubahwa, kiliziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha abavandimwe bacu umurimo w'ubupadiri. uzise ko babikwiye. Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristo hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'umukiza wacu Yezu Kristu, dutoreye abavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Dushimiye Imana. Ubu noneho izi ntore za Nyagasani bagiye kwicara, maze hamwe natwe imbaga y'abakristu umwepiskopi abaha inyigisho isobanura uko umurimo w'abadiyakoni n'uw'abapadiri iteye. Mukurikire neza. Bavane nkunda, aba bana bacu murora bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni no mu rw'abapadiri. Nimuzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu murimo wa kiliziya. Baregukira gukorera Kristu umwigisha, umusaseredoti n'umushumba utuma umubiri we ariwo kiliziya ugenda ukura ugasagamba, maze ukaba koko umuryango mugari w'Imana kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi. Bagiye gusangizwa ubusaseredoti bw'abepiskopi, bityo begurirwe Imana burundu, kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose, batagatifuza umuryango w'Imana, bawubera abashumba badakenesha, kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana, cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani. Ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana, ku buryo mwababonamo koko abigishwa ba Yezu Kristu, utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose. Namwe rero bana banjye nkunda, mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni, murajye mwibuka urugero Nyagasani yabahaye, kugira ngo uko yagenzaga namwe abe ariko mukomeza mugenza. Kuba umudiyakoni bivuga kuba umugaragu wa Yezu Kristu, kandi Yezu yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be. Namwe rero muzajye mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe, mubigire mwishimye kandi mubitewe n'urukundo. Mukore icyo Imana ishaka mubishyizeho umutima, ubwo kandi nta muntu washobora kuyoboka abatware babiri. Mujye mumenya ko ubwandavure ubwo ari bwo bwose, kimwe n'ubugugu, ntaho bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana. Ubwo rero mugiye mu rwego rw'abadiyakoni ku bwende bwanyu nta gahato, mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo, buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi, nka ba bandi nyine intumwa za Kristu zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene. Umurimo wanyu muzawukora mufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka. Ayo masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kurangwa n'uwitwa umushumba, akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo, ndetse n'ishingiro ry'ububyeyi ndengakamere hano ku isi. Koko kandi nimugirira Nyagasani Yezu Kristu urukundo nyarwo ku mutima, kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano mu buyoboke buzira amakemwa, muzaba mwegukiye
Kristo ku buryo bushya kandi mudafite imitima ibiri, bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga, maze umurimo w'ububyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo bubabangukiye kurushaho. Murashinga ibizindiro mu kwemera, abari ko kubayobora muri byose, mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu, nk'uko bikwiye abambari ba Kristo n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Muramenye kandi ntihazagire ikibacisha ukubiri n'amizero akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi, ari nako mukora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere ku iyobera ry'ukwemera, murangwe n'umutimanama ukeye. Ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo, muzajye murigaragariza no mu byo mukora, bityo imbaga y'abakristu yo ihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu izaba ituro ritagira inenge rinogeye Imana, maze namwe nimuhinguka imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka muzashobore kumwumva babwira ati, nuko mugaragu mwiza kandi w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. Namwe rero bana banjye nkunda, mwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, muzajye mwitanga mutiganda, mutunganye umurimo wo kwigisha, muvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana mwakiranye ibyishimo, murahagurukire kurizirikana no kuzirikana amategeko ya Nyagasani, mwemere ibyo musoma mu gitabo gitagatifu, ibyo mwemera mubyigishe, n'ibyo mwigisha mwihatire kubikurikiza mu migirire yanyu. Inyigisho rero mutanze zirajye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yanyu, igwe neza abayoboke ba Kristo, bityo ijambo ribaturutsemo n'urugero mutanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi mushinzwe ni uwo gutagatifuza abandi muri Kristo. Koko rero umurimo wanyu ni uwo gufasha abayoboke b'Imana kuyitura igitambo cy'imitima yabo, bacyunga ku gitambo cya Kristo, ari nacyo nyine ibiganza byanyu bizajya bitambira kuri aritari ku buryo budasesa amaraso, mu ihimbaza ry'Ukaristiya ntagatifu. Murajye rero mumenya icyo mukora mu mibereho yanyu, mukurikize ibyo mukorera mu mihango mitagatifu, maze uko muhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, ari nako mwihatira guhasha muri mwebwe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Mutumwe kwagura umuryango w'Imana mwinjizamo abantu ku bw'abatisimu, mutumwe gukiza abantu icyaha, mutanga isakaramentu rya penetensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya, mutumwe gutabaza abarwaye amavuta matagatifu, mutumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu, kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana muzajya musohoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kuyitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, ariko mutibagiwe n'isi yose. Igihe rero muzaba mukora ibyo byose, mujye mwibuka ko mwatoranyijwe mu bantu kandi mugashyirirwaho gufasha abantu mu byerekeye umubano wabo n'Imana.
uwo murimo wa Kristo umusaseredoti mukuru muzawurangize neza, mwukorane ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, mudakurikiranye inyungu zanyu bwite, ahubwo mugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi nagira ngo ndangirizeho bana banjye nkunda, nuko mu rugero rwanyu mutorewe kujya mukora umurimo wa Kristo, mukawitaho rwose mwunze ubumwe n'umwepiskopi kandi mumwumvira. Murihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe, kugira ngo mubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu murajye mwitegereza ubudahwema urugero rwa Kristo, umushumba mwiza utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose, gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye. Nyuma y'inyigisho, abahabwa ubudiyakoni bagiye kugaragaza ko umurimo bahabwa bawemeye nta gahato, kandi ko bazawukorana umutima wicishije bugufi. Barahaguruka maze imbere y'umwepiskopi batangarize mu ruhame ko koko bazamwumvira kandi bazamwubaha, bakarangiza neza imirimo bamaze gusobanurirwa. Ibyo byose bakabikorana umugenzo wo kwemera n'urukundo. Baratangaza ko bazaba intumwa ndetse bakaba abantu bakunda gusenga no gukurikiza Kristo. Nibasoza barapfukama imbere y'umwepiskopi bashyira ibiganza byabo mu bye kugira ngo bahamye ko bemeye kumvira. Mu bimenyetso kandi mubona muri aka kanya harimo gutera intambwe igihe baraba bamaze gusezerana ko biyemeje kutazashaka nk'uko abepiskopi bacu babigenye mu gihugu cy'u Rwanda. Bana banjye nkunda, mbere y'uko mujya mu rwego rw'abadiyakoni, ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye uwo murimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kwegurirwa Imana mu bidiyakoni mubikesha kuramburirwaho ibiganza byanjye, maze mugahabwa Roho Mutagatifu kugira ngo muzajye mwitangira umurimo wa Kiliziya. Ndabishaka. 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 Murashaka kuzajya mutunganya umurimo w'ubudiyakoni mugamije iteka gufasha abandi mu rwego rw'abasaseredoti, kandi muharanira icyateza imbere imbaga y'abakristu, mukabigirana urukundo rudatana no kwiyoroshya. Ndabishaka. 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 Murashaka gukomera ku iyobera ry'ukwemera murangwa n'umutima nama ukeye nk'uko Pawulo intumwa abivuga, kandi mugashishikarira kwamamaza uko kwemera mu mvugo no mu ngiro,
kandi ku buryo buhuje n'ivanjiri kimwe n'uruhererekane rwa kiliziya. ndabishaka 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 Mwebwe abiyemeje kutazashaka, kugira ngo rero ibyo bibe ikimenyetso cy'uko umutima wanyu wegukiye rwose Kristo Nyagasani, murashaka gukomeza uwo mugambi budahwema kugeza igihe muzapfira kubera ingoma y'ijuru, ngo mubereho gusa gukorera Imana n'abantu. ndabishaka 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 kugira ngo mugaragarize imbere ya Nyagasani na Kiliziya ye ko mubyemeye mubikuye ku mutima, ngaho nimutera intambwe mujya mbere. Murashaka kwikomezamo umutima wo gusenga by'akarusho mu buryo bukwiranye n'inzira mwahisemo gukurikira, mukazahora rero muharanira kunguka uwo mutima, akaba ari nawo ubatera kurangiza nta buhemu imihango y'amasengesho aherekeza umunsi, mukurikije uburyo bwanyu bwo kubaho kandi mushyize hamwe na Kiliziya umuryango w'Imana, ari nayo musabira ndetse musabira n'isi yose. ndabishaka 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 Murashaka ko imibereho yanyu yagenda irushaho kwishushanya n'iya Kristo, ubwo mugiye nyine kuzajya mufata mu biganza byanyu umubiri we n'amaraso ye kuri alitari. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo 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 buri wese mu batowe agiye kwegera umwepiskopi amupfukama imbere, nuko abumba ibiganza bye abishyira mu by'umwepiskopi, asezerana kumwubaha no kumwumvira. Muri bwumve n'umwihariko ku bari mu miryango y'abiyeguriye Imana. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro.
usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi uzabamo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. nyuma y'amasezerano y'abatorewe ubudiyakoni, abatorewe ubupadiri nabo bagiye gusezerana bagaragaza ko babigize ku bwende bwabo, ndetse nabo basoze bashyira ibiganza byabo mu by'umwepiskopi bahamya ko bemeye kumvira. Nabyo tubikurikire dukomeza kubasabira.
bana banjye nkunda, mbere yuko mujya mu rwego rw'abapadiri ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye umurimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kuzajya mukora budahwema umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rw'abapadiri, mugahora mukereye kuba abungiriza badahinyuka b'urwego rw'abepiskopi mu kuragira neza ubushyo bwa Nyagasani muyobowe na Roho Mutagatifu. Ndabishaka. ndabishaka ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. 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 ndabishaka ndabishaka. Murashaka kuzajya mukorana ubwitonzi n'ubudahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, mwamamaza ivanjiri kandi musobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. 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 ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. Murashaka kuzajya muhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo, mubigiranye ubusabaniramana n'ubudahemuka, kugira ngo musingize Imana kandi mutagatifuza imbaga y'abakristu mukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane mutura igitambo cy'Ukaristiya kandi mutanga isakaramentu rya penetensiya. Ndabishaka. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. 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 ndabishaka Ndabishaka. Murashaka kuzajya mufatanya natwe abepiskopi gutakambira Imana musabira imbabazi imbaga y'abakristu mushinzwe, bityo mugahora mushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. 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 ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. ndabishaka Ndabishaka. Ndabishaka. Murashaka kugenda murushaho kunga ubumwe na Kristu we musaserdoti mukuru witanze ubwe mu kigo cyacu ngo abe igitambo kitagira inenge gituwe Imana Data, bityo namwe ubwanyu mukiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo mufatanye nawe gukiza abantu. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo.
ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. umugenzo wo kumvira urakomeye cyane, ndetse abamonaki bemeza ko ya migenzo yindi ibiri ikubiye muri uwo nguwo, ubumanzi n'ubukene. Mugiye kubabona rero aba batera intambwe bagana umwepiskopi, bagapfukama imbere ye, babumba ibiganza byabo bakabishyira mu by'umwepiskopi, basezerana kubaha no kumvira. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi, uzakoramo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi ukoramo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro.
usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi utumwemo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi utumwemo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi utumwemo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi utumwemo n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Mbaga y'Imana, ituze mufite ryo gushima kandi mukomerezaho kugira ngo isengesho ryacu rirusheho kunyura Imana. Ubu noneho tugiye kuririmba ibisingizo by'abatagatifu bose nk'uko bigenda mu mihango yose ikomeye yo kwiyegurira Imana. Icyo gihe abahabwa ubudiyakoni n'abahabwa ubupadiri baraba baryamye bubitse inda, berekana ko ku bwabo biyegura Imana rwose n'umutima wabo wose, kandi ko bizeye ko Nyagasani azabibafashamo. Abandi twese turaho bishoboka turapfukama tuze guhaguruka ari uko umwepiskopi arangije isengesho risaba ko Nyagasani ashyigikira ibiraba bigiye kuba. Nyuma yaho turaririmba Veni Creator Spiritus, cya gisingizo cy'abakurambere bacu mu kwemera kwambaza Roho Mutagatifu. Icyo gihe abahabwa ubupadiri n'ubudiyakoni baraba bakomeje gupfukama, nabyo bitubere umwanya mwiza wo kwambaza Imana.